hafi buri kibi cyose kiri ku isi uyu munsi cyazanywe n'abantu. Uratekereza ko bishobora guhinduka? Kwicara cy'imitoma we ubundi imitoma ni nka vitesse cyangwa moteri y'urukundo n'ikintu ubundi imitoma ni iki kwanza? ubundi imitoma ni amagambo meza byo bavuga ngo asize umunyu umuntu abwira uwakunda akabasha kumva uburyohe bw'urwo rukundo akarwiyumvira cyane. rimwe ngusanga ayo magambo ashobora kuba ari ayanyayo wenda cyangwa se arayo muri icyo gihe nawe ujyana nawe mu gihe ngo kinini bigende neza pe. ariko akenshi uyabwiwe naravuga ati yo akamugwa neza pe, akanyurwa mu mutima. ariko uko byagenda kose hari amajenerasiyo agiye atandukanye usanga bakoreshaga kera nk'imitoma, harimo n'imitoma y'abungu rwose isanzwe pe, urubyiruko rwose dukoresha bungu pe. aho ugasanga rimwe na rimwe imitoma dukoresha kuri kino gihe noneho iyo ntago ari nk'iya kera, kandi wasanga nk'abashinzwe kuteberera mu muco bavuga ati koko umuco asigasirwa, kandi bakavuga ngo turi kwica umuco bitewe n'amagambo dukoresha twe turimo kwita imitoma, ariko atari imitoma nk'uko bo babifata cyane pe. kuko ntabwo wabwira umuntu w'umusaza kumubwira ukuntu ufata umwana w'umukobwa yibyariye akayigisha amashuri ukamureba ukamwita ngo icyuma, koko ntabwo bibaho. aravuga turi tumwanje icyuma shaho uyu mwana n'umukanishi, uyu mwana namwita icyuma wowe wamukoresheje wamukatishije ngo ni igitomato. bikamubabaza pe. ariko nawe kuma nawe mu by'ukuri nawe wababara ari wowe pe, kuko urumva icyuma ntabwo watitanya n'umuntu. ariko se ko ariko bimaze bigenda gute? none turwane n'iki? ni ikibazo. ariko niba ivuga ati wera gushyigikira umuco pe, twebwe dufite agatekerezo kugira ngo dufashe wenda kugira ngo dushyigikire na wa muco wacu, kuko uwo muntu abwira undi tete cyana icyuma, kuko urabaza nk'umusore agiye gushaka pe, agiye gukora ubukwe pe, ageze mu myaka y'ubukure ameze neza, ari umusore wize rwose usobanukiwe ufite akazi keza, yego akamubaza uti se ubundi ko muri ufite fiancé byahereye? fiancé se namufite kabisa. ubukwe se ni vuba? yego komana yanjye cyuma ntagitaye none se cyane ntakinaza amagubu nabantekereza iki imana ifu nta no kugotwa gatoya ngewe none umve ngo baby wanjye yari gutambara huduri kubyumva akaraga gutya inyuma none man sinumva namukubwira mu arubakitse arateye fo sibyo arestaye bya fresh kubyumva man afite gwede arupuno zikaraga ibikari ni byose man aramo noneho wabivuga kuva umuntu ubibwiye nta kintu kimwe ari kumvamo cyane, kandi kuko kumva amugani ntabwo bijyanye n'umuco pe, wenda mu by'ukuri pe kuri pe mango icyuma naho barabibaza bati ubundi umuco ni iki muri make pe, bikagorana. ariko twebwe nk'itekerezo cyacu twebwe dufite badufashe tuzi niba byanakunda biranagoye pe, ariko twebwe badufashe pe, bavuge bati dore amagambo agiye kwandikwa ashyirwa mu dutabo kubera muri za primaire secondaire hari utwo dutabo twanditsemo imitoma. umuntu ajya avuga ati nge Rarike yarabibonye yarabigenzuye yarabyitondeye neza, Minisiteri rwose y'umuco ibintu byose bavuga bati ari amagambo abana bayabwiranye mu rukundo byaba ari byiza. kuko tubwira imigani ntabwo tuyanze pe, imigani uburanza bavuga ibyo ni byiza bose bavuga turazishimiye nta kibazo cyane, ariko nabifashe noneho kuko bagenda birakosoka kuko baratubwira buri munsi, ariko imitoma n'abayongera niba ari kuri televiziyo bayishyireho umuntu aba yicaye imbere ya televiziyo areba iyo mitoma ayireba imitoma myiza wabwira undi niba umuntu yareka kwirirwa avuga ngo icyo cyana ngo baby wanjye avuga ngo icyuma kuko umwana w'ubu ngubu uramubwira dufate urugero nk'umusore arabutse ashatse gufata imitoma ya kera akajya kwibwira umukobwa ntabwo babyumvikana, ntabwo baba bakirwubatse kuko ntabwo yamubwira ati ahubwo ati ca rwose mukobwa mwiza rwose rwose mutemba shyushyu ntemba ishyushyu se ngenda kamwe cyane se gusanga ngo none barajya bamubwira ati rwose umukobwa mwiza, umukobwa w'ikimero, nyiramaribori, maso y'inyana, maso y'inyana se bungewe ndi inka urumva bikamucanga cyane cyaka mwa nkukunda rwose nk'ukuntu ngo ishikunda amazi mureba ati nge ntabwo njya ifu zabaze nkubuze nasara wasaze ugasanga ntabwo igezweho ariko rari kiramutse yicaye ikavuga ati dore imitoma mujya kujya mukoresha ni iyi ngiyi bakabishyira kuri televiziyo ahantu hose, kandi noneho no muri rari hakaba hagiyemo wa muntu usanzwe uzi za sirenge kuko dufata urugero niba bavuze ngo hari amagambo ari mu ndimi zinizi runaka zipfuye ziba amagambo mabi, nimba nta muntu uri muri rari wasobanukirwa ibintu bigezweho ngo amenye izo sirenge avuga ati koko
iyi ndirimbo irimo amagambo atumvikana neza. kuko wa mugani ntabwo wasanga niba harimo wenda abantu hatari umuntu w'urubyiruko wanduza amagambo yo kuri street cyangwa se yo ku mihanda nawe yenda ngo ajye atambara za wuda bamenye ngo bimeze gute ashone tu kuko icyo gihe wazasanga nta handi bagiye kwicara mu nama ariko ntibamenye ngo ku muhanda hagezweho iki kirimo kwica umuco bikaba ikibazo cyane ariko bafite umuntu uzi ibintu biri kubera hanze ku muhanda ukuntu bimeze mbese n'abo bakuru basanzwemo bakamenya ngo ko dushaka ibi ngibi ni gute hari ibihe tubihuze gute turabikemura gute ariko ibyo hava aba byose ibyo bavuga byose buriya umuco ni ingenzi agaho katagira umuco karacika pe ni ibintu bizwi rwose ni ibintu tubahiriza umuco wacu nyarwanda rwose pe ariko ako kantu rwose bakige bitari ibyo ibi rwose bigomba guhinduka rwose bigomba guhinduka